maradiyo no ku mateleviziyo nabo ngomba kuzazamo amazina kuko yabinyibwiri uko yakabivuze ko ntabwo nshaka rero kubivuga hano reka njye mvuga icyo dupfa ngewe rero ayo makimbirane yanjye nawe agiye DJ Briane one more time nta umunota wonyine gusa so hano duhari ntabwo turi mu rwego rw'uko ibikorwa biteganijwe ku maradiyo no ku mateleviziyo nabo ngomba kuzazamo amazina kuko yabinyibwiri uko yakabivuze ko ntabwo nshaka rero kubivuga hano reka njye mvuga icyo dupfa ngewe rero ayo makimbirane yanjye nawe agiye gutuma noneho ngewe nanjye gato azatushaho gukanda buto imwe nishimiye ko ndi kumwe namwe hano ntabwo ndibuze gutinda na gato abandi muramwitinze nsabe DJ Briane ufungure mic yawe DJ uraho nongeye kugusuhuza nanakubwira ngo you are welcome kuri iyi mihanda usanzwe ubeyeho igihe kirekire ntabwo uri umusangwa ntabwo uri umushyitsi hano ariko ndashaka kugira ngo nkwakire ariko nanirukanka ndakubita mbangura DJ Briane nureba nani iraho hejuru ukabona topic iraho hejuru topic iravuga ati niki kiri inyuma y'amakimbirane hagati ya DJ Briane na Yago don't miss mugira abantu ngo ntibaze kubura so DJ Briane twihuta ntabwo nza kunyura iruhande ntabwo ngira imbaga mu menyo ndagenda nkubita mbangura iyi space ibintu byasafuje kugeza aho nawe mvuganye nawe uti no we have to clear this ndaza kugenda shaka clearinga kuko Yago ibintu akoze ntabwo ari iby'u Rwanda ahangaha harimo ku rengera cyane I have to make it clear ntabwo ibintu byo nakwanganira birimo DJ Briane niki mu magambo make niki Yago yagukore ku buryo wifuje ko iyi platform ya Twitter ya space ishobora kubaho kugira ngo ibyo bintu bive mu nzira cyangwa agihe umucyo okay nanjye ndashaka ko ibi bintu tuvugaho byihuta birangira no kuvuga ngo mana yanjye nge DJ okay ndashaka kuvuga mu mazina abiri ndashaka kuvuga nka DJ Briane wo kuri social media uhora userera n'abantu namwe ujya mu kabara gacuranga uhora ukora akantu mugaga postinga cyangwa se nanjye ibyo mwakoze nkabipostinga uwo ni mu Briane wa mbere shaka ko kuza kuvugana ko tuba turi kumwe hano ariko noneho kanavugana Briane uri muri organisation La Perle ishinzwe kureberera abana ndetse n'abagore muri rusange no kuvuga ngo impamvu ngewe nashakaga kuza abantu benshi nagiye mbona bavuga ngo se ngo Yago atakuvuze mu izina ariko tujye tuvugisha kuri ibintu ukuntu biri ku murongo uri rukanse bamwe nashaka kugera ejo twese saga ntabwo za kunyira uruhande urabizi ibintu by'abanyenduga ngo urumva ngo uramanuka ngo gaturika ukajya oya tugiye kwihuta kandi urakoze cyane warubanguye ibyo ntabwo ari kuvuga n'abanyarwanda kuvuga abantu twese muri rusange DJ Briane ntabwo uriya mugabo nani Yago ntabwo yigeze mentioninga izina ryawe ku bantu sore ndamubona hangaha hari Fabiola nawe ni DJ aba bose bafite ama NGO kubera iki atavuze izina ukumva ko ari wowe yavuze abasaba bafite ama NGO akora ibiki wize se Sonia ntabwo ngo nafasha abana simbizi ubwo wenda nabana bafasha imana ndashaka kugira ngo abantu babiclearinge kuko ntabwo yigeze amentioninga izina ryawe so ndashaka kugira ngo ufate umwanya wawe umanze usobanura abantu dukomeze okay impamvu nuko ningewe mu DJ twakoranye mu ba DJ bose abo bose uvuze bari hano ninge mu DJ twakoranye ibiganiro ku bintu bijyanye na fondation yego ndetse ni nanjye mu DJ hano mw'iki gihugu mu Rwanda ufite fondation yego niyo mpamvu rero yavuze ngo abo ba DJ baje niba ufite ayo majwi uraza kongera kuya playinga ariko abantu bose barayumvishije rero uwo yavugaga ninjye okay aba yatari ngewe nta kibazo ubwo yaza kanavuga ati undi mu DJ n'uyu ariko nuko nzi neza yuko yavuze ngo umu DJ bakoranye cyangwa se yajyaga ibiganiro uwo mu DJ nta wundi mu biganiro byo mwongere gusubiramo nanjye kugira ngo nzi hano kuri space nuko nabanje gusubira inyuma asubira mu biganiro ndavuga n'ibyo ari byo byose ushobora kuba hari undi mu DJ wenda wagiyeyo
avuga ibintu bya organisation nkaba ndi kwitanga imbere ariko anga ibiganiro bya DJ Briane n'abana nibyo biracyari no kuri platform yiwe. That's why nje hano mvuga ngo ni njyewe yavugaga kandi n'ibintu byumvikana kuko hano mu Rwanda mu ba DJ b'abakobwa cyangwa se b'abahungu bahari ni njyewe muntu ufite organisation ndetse yanditse mu mategeko ni ukuvuga ngo bizwi ko nyifite. So ufite gihamya ko ni wowe yavugaga? Of course kuko ninjye mu DJ twakoranye mu DJ twakoranye ego ufite organisation ngo murabaza abo ba DJ niba ufite iyo sound wakongera ukayishyiramo tukumva wenda dufashanye da wenda hagira umuntu yima kuri WhatsApp hagira umuntu ubita ya link kuri WhatsApp ariko ntekereza ko nanareba na Twitter nagenda nuza iyo mpamvu tujano kuri space wenda ubwo ngubwo hari undi muntu ushobora kuvuga ati ariko Briane ntago ari wowe so wowe mu DJ wonyine ufite organisation wenda ubwo nkamenya ko atari nge ariko kuno umunota ni ngewe kuko ninjye twakoranye niwe twakoranye ibiganiro bigendanye n'abana bo gufasha muri organisation muri ubwo kwanza nge twanakoranye bikiri fondation by the way nako yavuze neza ko rwose njyewe twakoranye ibiganiro bikiri fondation ubu ntabwo ikiri fondation. Reka sabe umuntu wari wese ufite WhatsApp yanjye nanyaruki ahita nkupita karamwakase kugira ngo bize kunyihutira nahita kampa nakanyoreze kuri WhatsApp kariya ka link karabakase ubundi nakampe ubundi noneho tunaenda shuka tugiye kumanuka urumva atokombe mukampe mwihuta hagira umuntu kanyoherereza kuri WhatsApp nabizi mwese muradufite mujye kuri Twitter nkubite link nyaruka ubuga ukabona hafi ngatange noneho mwumve aho DJ Briane azava ntekereza ko you know what is going on twihute hagira ukanyoherereza ndi gushakisha sindi kukabona ariko subona nditsemo Yago na DJ Briane sinabibona we wabibona no kuri Instagram wabibona ndumva ari byo bimaze iminsi ni iminsi uri gutanga umugati mu basosho nabonye Twitter ariko sinabonye Instagram na ni Twitter ibyo byose ari bizuye ko baza gutoragura hano nabonye reba kantu gato kuri Twitter wandika ngo DJ Briane birizana ndi gukoresha machine kandi gukoresha machine bifite ukuntu bigira ariko se ubwo nkamwe mu mari iki mwabantu bisibute biri gwashyamba ubabuze umuntu ufite nimero ya habuze umuntu ufite nimero yanjye ushobora okay ariko mugira vuba mwese mwese bakamba ariko mukunda hahiye mukunda gutoko okay uyu ngwa kamaye kuri what the fuck okay baza bakaza ku space bakarira oya ndagatangira bakaza diaspora ikabandana amafaranga ngo abana ngo barera bakaza bakarira ejo mukabona barimo baratwika mu barimo kurya ku mafaranga yanyu mwabohereje bakangira bakajya kuyandi mashaka bakarira ngo mu club my brother iyo timu yabo bantu narabamenye nishikira ariko igihe kizababwira ukuri kuzababwira birirwa barira bagakora amaspace bakigaruzwa muri ntabwo bizwe ibyo bintu bikora kandi uwo muntu aranzi namuha amafaranga wagatangira abesha abantu ngo iki ndumva wagatangira ahantu avuga ngo DJ ndumva ntabwo yavuze amafaranga n'ibiki ngo kratinade ako se kabura nibyo ari gushaka man madam reka ntagira gatangira kizagera ukuri kugihagaragara bamenye ko ari itsinda ry'abantu ngo bagambiriye ngo kundangiza bro ngo bagambiriye ngo kundangiza n'ababwenge mari kwisengesho ry'umukecuru muzajya mucanga muzaca mu mugore abagore ko banze kunyaga none muzabigenza gute abagore banze kunyanga dore dekeza ari hano urumva Nawe ari hano iyo baza kuba baranyanze ntago bari kuba bumva bino bintu Fabiola ari hano urumva ndimo ndabonamo nandera harimo Blessed ndamubonye Kayira akoze nta muntu wakama kuri WhatsApp kavuye kuri Twitter katavuye kuri nani ariko nta n'impamvu niki tumvikanye nta mpamvu gukorega karahari birahari okay kuko ibintu ari ibintu byumvikana ko ari ibintu bihari buri wese agenda akabyumva icyo nashakaga ikibazo cya mbere nifuzaga kukubaza how did you know ko ari wowe ariko ubimekinze clear ni wowe wakoranye n'ibiganiro urabisobanuye nta mpamvu rero yindi ntabwo ndibuze kunyura hirya ngo nkanje amanywa nyure hirya no hino no biyemo neza ni njyewe mu DJ kuko abandi DJ yakoranye nabo ni njye mu DJ twakoranye
dukorana ku kiganiro cyerekeranye no gusaba ubufasha abo bantu avuga bw'abana kandi ubwo bufasha twarabubonye. Bamwe bati reka bari gutwika baje hanga kugira ngo batwike kuko hari indirimbo zigiye gusohoka cyangwa bagiye kujya mu bitaramo akanatwika. Reka mbanze basaba ikintu kuri icyo kintu cyo gutwika. Yego. Bibasubiriyemo Briane igihe naziye kuri ino mihanda nta muntu n'uyu numwe wigeze unyumva muri plank. Nta muntu numwe wigeze, n'abantu bashatse kugishyira ngo dukore ibintu bya plank narabihanangirije kuko njyewe sinkunda ibintu uko mbyumva niko mbivuga, uko mbibona niko mbivuga, mu mazina yabyo wenda bikazankoraho nyuma ariko nabivuze. So rero nge nta muntu nje gutwikira, kandi ikindi ndamutse nje gutwika ntabwo naza gutwika hejuru y'abano bana batarakwiza n'imyaka yo kujya muri social media ngo baze wenda ngo umuntu ngo abashyiremo. Ntabwo ari bo natwikiraho, natwikira ku bindi. So ntabwo ndi gutwika rero. Urakoze cyane. Ahangaha ikibazo cyaturutse kuri Zikbi whatever uyu nguyu Zikbi igira abantu batakuzi ubundi nkoresha ukuntu dutangira space. Unmute your mic. Briane hangane gato. Zikbi fungura mikoro yawe. Kubana batazi Zikbi ninde kubera kuri muri iyi saga cyangwa kubera uri kuri platform uri hejuru mu bantu igihumbi na ari uri hano hejuru. Ibwira abantu. Zikbi ni baby mama wa Yago. Nta kindi narenza aho ngaho. Yatubwiye ko ntabwo ya ejo anyway reka zingende gake. Nawe ndaza kugaruka mu kanya according muri iyi case nawe uraza kuvuga kuri role ebyiri bavuga ko wowe ntandaro cyangwa bavugwa ko ari wowe ntandaro y'ibibazo byose ariko noneho nawe ku ruhande rwawe ndaza kugarukaho turangiza Briane arangije ariko nawe turaza kukugarukaho urukumva kuko ndapfuye bati wowe uti byaranze ko hakorwa DNA Yago ati byaranze ko dukora DNA aho turaza kugaruka cyo tuvuye kuko ikibazo kiduhagarikiye aha ni icyabari abana twagiye twihuta DJ Briane ngiye kuguhereza umwanya uhagije ahubwo nagize the time ufate umwanya kuko iyi space navuga ko turanga kubera wowe nabari abana bawe so ijambo ni ryawe nakubwira iki Jihad you are welcome. Jihad nawe ari kuri space nk'umuntu umwe muri ibi bintu cyangwa amabuye sinzi ariko we gonna know twagiye DJ Briane ijambo ni ryawe Zikbi cyomeka telefone DJ Briane allez-y fata umwanya utubwire imvano y'aya makimbirane bivahe kubera iki wowe kubera iki ibintu bishobora kwafekta abana bari innocent. Yego njyewe ikintu kimwe nshaka kubabwira nuko nshaka kugira ngo nimba haza kubaho guhangana hahangane DJ Briane na Yago ibintu biri direct, ntihaze guhangana DJ Briane na organisation first of all yitwaga Briane Foundation ndetse nanaza no muri ibyo biganiro kuri kuma YouTube byitwaga Briane Foundation. Hanyuma rero Briane Foundation biza kuvaho dushaka ibyangombwa. Iyo uri gushaka ibyangombwa ugomba kuba ufite biro, ugomba kuba ufite komite ihembwa, igomba kuba irimo abakozi ndetse igomba kubamo amaraporo y'ibikorwa mukora kugira ngo babahe ibyangombwa. Ibyo byangombwa byose ngewe uri kuri no space kano kanya turabifite. Ibintu byavuye mu mazina ya Briane Foundation bijya kuri organisation La Perle bisobanuye isaro. Ibyangombwa turabifite, dufite aho dukorera, dufite komite, dufite abakozi ndetse n'abanyamuryango ndetse muri abo bakozi nanjye ndimo kuko ntago ikiri mfite post nshinzwemo muri organisation La Perle. So nukuvuga ngo ngewe mwabantu mwe ntababeshye ndashaka guhangana ku giti cya ngewe Briane kuko ngewe ninangira guhangana biri person bitari ibyo kuvuga ngo kwinjira negereje gato gushaka kwinjira noneho biri in deep not now kwinjira biri in deep biri personal bya bindi umuntu avuga ati ibi bintu warambwiye cyangwa se wankoze ibi noneho bikava guhera mu bworo bw'ikirenge kugeza ku musatsi kandi ndabasezeranya ko ibyo bintu bigomba kubaho. So ikibazo rero cyabayeho ni iki ngiki. Twari dufite campaign uyu munsi nibwo navuye mu nama izaba kuri Nawe yo gusangira n'abana muri organisation yacu abana 50 ariko twari twifuje gusangira n'abana 150
batari muri organisation yacu nuvuga ngo abana bari ku mihanda muri rusange bano bana mubona nyine ngo mwita ngo za marine ngo za imbobi ibintu nk'ibyo nyine ibyo ko mujya mubita murakuze ni twavuye mu nama dufite concept note y'icyo gikorwa sorry dufite concept note y'icyo gikorwa ndetse dufite na budget ya miliyoni 6,680 niba ntibeshye miliyoni 6,680 so ejo bundi narabyutse nsanga ibyo bintu biri kuri Twitter neguriye ibipapuro byanjye bya concept note na budget kujya gushaka amafaranga ahantu hose gejeje ibipapuro bakambwira ati uje gukora iki iminje kubereka concept note hanyuma mukama amafaranga dufite igikorwa cyo gusangira n'abana barambwira ati oya Briane ibi bintu byanyu rero mubamo twebwe nago natwe amafaranga nago tuba twayatoraguye amafaranga turakora nago tuzajya tubaha amafaranga nimurangiza ngo mugende kuyanyweramo mu bubari mutubeshya ngo mufasha abana ndababwira nibyo bintu kuko nabantu basanzwe ba mafaranga ngiye urumva abantu babadona banje nsanzwe mbaza abantu iyo tugize igikorwa muri rusange cyihuse nsanzwe mbaza abo bantu bahita baduha amafaranga biri direct nibo abantu bitamfata ibipapuro mu by'ukuri twakoze inama dufite twateguye concept note dufite projet yanditse ndetse twatacinzeho n'igipapuro cya NGO cya RGB twahawe na RGB mu mategeko kuko abantu bafite ama NGO bahabwa uburenganzira na RGB tukacyatacinga DJ Briane one more time mpa umunota wonyine gusa so hano duhari ntabwo turi mu rwego rw'uko ibikorwa biteganijwe bihari hari ibikorwa mwakoranyeho na Yago twabonye amafoto twagiye no kuruza ari nabyo yaje kuza gusobanura hangaha so nibyo rero dukeneye ko mujyaho ndi kukubwira kugira ngo menye uko ibi bintu byatangiye nakubwiye nagiye ndi kugusobanura ko nagiye kwaka amafaranga bakambwira ko ayo mafaranga batari buyame nibyo nasobanuraga nibyo nasobanura Briane ibyo ahangaha reka tuze kugera ku bana tuze kugera ku ngaruka ibyo babana byagezeho nyuma ndashaka umanze uve imuzi amakimbirane yawe na Yago ava kuki ku buryo abana bashobora guhura n'izo ngaruka okay asa rero ngewe Godfather umva nkubwire hari ngiye kubabwira ikibazo cyanjye ngewe nawe bwite ariko bitavuze yuko ari cyo kibazo ari byo bibazo byonyine dufitanye kuko hano mu bibazo ngomba kuzazamo hano harimo abaririmbyi ba gospel bakuze kandi nge nzabamentioninga amazina harimo abagore bakora mu bigo bikomeye ku maradiyo no ku mateleviziyo nabo ngomba kuzazamo amazina kuko yabinyibwiri uko yakabivuze ko nago shaka rero kubivuga hano reka nge mvuga icyo dupfa ngewe rero ayo makimbirane yanjye nawe agiye gutuma noneho ngewe nanjye gato azatushaho gukanda buto imwe yonyine ari izatuma nanjye noneho muzamukira gwera mu bworo bw'ikirenge kugera ku musatsi ariko reka nge mvuge rero ikibazo nge nagiranye na Yago kuko abantu benshi byanga byakunda barabibonye ndetse bamwe barananyandikiye bambaza ati se we na Yago bite kuko abantu bakundaga ibiganiro byanjye nawe kandi byari bifite nyine uko abantu benshi barabibonaga Yago rero ngewe abantu bose batekereza ko hari ikintu twarapfuye Yago twapfuye ikintu bita ibiganiro hano ndasaba abantu bitwa abahanzi bose yaremeye ngo 1M campaign mwese ndabizi neza ko muri hano umuntu wese uzi ko yariyeho ayo mafaranga sindi bumuvuge mu izina ariko abo bose nta numwe bakivugana nta numwe bakigenda ku murongo umwe bose barashwanye no kuvuga ngo rero nanjye ngewe ayo mafaranga 1M igihe yagombaga kuyampera icyabayeho ndabasobanurira n'impamvu Yago ngewe twari inshuti pe twari inshuti ku buryo nyine ngewe ntigeze na expectinga yuko byazarangira gutya usibye ko tungutari utuntu tworoheje ngiye kubabwira ubwo ngiye kubabwira twapfuye kuko ngewe gatoya mwuka byaramwe wumve ngibyo ngomba kuvuga mbanje mbibasabira imbabazi yuko ayo mazina nzayamesheninga kuko nge sindya imboga pe abo bantu n'inshuti zanjye naba mama biyubashye barimba bamwe gospel abandi bakora ku mateleviziyo bazabyihanganira kuko uwabanitse arahari ubwo nanjye nzaza ameze nk'uri korosora hanyuma rero nge nayo twakoraga ibiganiro ndetse twafatanyaga kujya gusura abo bana ndabyibuka kuri Noheli niba ari ya 2021 ntabwo mbyibuka twajyanye gusura abana Jari
icyo gihe tugenda dutwaye n'ibiryo byo kubatekera njye na Yago nitwe twari turi guhatana ibirayi turateka duteka umuceri tugaburira abana bavuga ibyifuzo byabo n'ibibazo byabo uwo munsi urarangira amahoro turataha Yago rero byaje gupfira yuko twakoranaga ibiganiro ariko njyewe nkajya no gukorera ibiganiro ku Isimbi ndetse ngakorera n'ibiganiro kwa Irene muri ndahari MIE rimwe na rimwe nkanakorera n'ibiganiro kuri 3D hanyuma rero Yago ntashaka yuko hari ahandi hantu umuntu ajya gukorera ibiganiro kuko ibiganiro byanjye nakoranaga nawe nibyo byagiraga views nyinshi kurusha abandi yatumiraga ndetse n'ahandi hose najyaga ndetse kugeza n'uyu munota ibiganiro byanjye dutanga byo kubaka abantu byo kuganira abantu barabireba Yago rero tuza kugeraho nyine arandakarira Yago rero bisaba kumuhendahenda nyine arakara nk'umwana guhendahenda nyine ukamutwara gake ubwo Yago ni wa muntu niba akubwiye ngo ibi bigende gutya ntubyumve uko nguko umubano wawe nawe uburangiye ndarwaza hano hari umugabo witwa Sande ndabyibuka icyo gihe yigeze kuza kutureba ahantu kuri Central Park nibwo bwa mbere yaraje aza kudusuhuza arahari niba ari hano mbabare yaze kuzamuka bivuge iyo munsi nari maze iminsi ntavugana na Yago ubwo ndi kugerageza kugira ngo twiyunge nyuma murambabara kuko telefone yanjye yindi yarapfuye ariko bari kuyikora ariko ndabizi neza ko chat zanjye na Yago ziracyarimo za kera ziracyarimo aza kugaruka mu biganiro yari yararetse ibintu yarabihagaritse atangiye kujya mu bintu ariko atarinjira mu by'umuziki cyane ari gutekereza kubikora ko niba mwarebonye muko muri Suweje indirimbo ye ya mbere yakoze nanjye ndimo Yago aza kumbwira ama voice note arambwira ati Briane njyewe ngarutse mu biganiro ariko ukuntu ushaka gukora njyewe umuntu tuzadukorana ibiganiro nkabona yagiye gukora handi dufite ikiganiro nkabona yagiye gukora handi uwo muntu ngiye tuzajya tumureka ahanini ubundi twafuye ibiganiro nuko bano banyamakuru ari abantu legend ariko nabo babasha kuza kubivuga babivuga kenshi bapfaga Briane niwe wari warabaye ikibazo muri social media ariko abandi nkabona nta kibazo babifiteho rimwe na rimwe nananiwe dufitanye ikiganiro wenda nkagisiba ibyo bikaba beef kugira ngo tuzayi clearing bikaba ikibazo aho hantu niho hahereye ikibazo kuri njyewe na Yago urwango rero rwanyarwo rwaje guturuka ku kiganiro nakoze niba abantu mukibuka nambaye ikanzu icyo kiganiro nagikoreye kwa Sabe icyo gihe Sande ahari uwo mugabo witwa Sanda Mbabariraze nibwo nazanye ikiganiro ndababwirana ariko none ndashaka gutwika nkora nambaye imyenda y'abahungu ndashaka none kuzakora ikiganiro nambaye ikanzu hanisiga makeup icyo gihe Yago yaramaje kuremera abantu amafaranga abahazi sindi bubasubiremo ariko barabarizi abantu yagiye ahereza 1M yo kubaremera pe yarabaremeye nanjye arambwira ati rero nanjye ndamwana ariko se uzajya uremera abantu 1M ngiyewe kubera iki ngiye utarandemera 1M arambwira ati wowe 1M nzayikuremera ku munsi tuzaba twakozeho ikiganiro wambaye ikanzu ubundi bifu zanjye zose na Yago ntago zahereye kuri uno mwana witwa ngo Brenda uyu ari we Zekibi bivugwa ko babyaranye kuko nge simbizi ntago yo DNA nanjye ndayibona ngo ariko uko tubizi ntago ariho ibibazo byatangiye ibyo by'uyu mwana byaje nyuma ibibazo byatangiye ku kiganiro cy'ikanzu Yago kubera kwivumbura kwiwe kuguma nyivumburaho nyine nageze aho ngaho mbona umwanya wo kujya gukora ikiganiro kuno kuguma mwinginga nanjye ngeraho ndabihaga pe wari ukuntu wora winginga umuntu ufata ngo bidahita ufata nyine mwinginga ariko ukageraho ngo ukavuga ati ibi bintu reko rwose ndananiwe niko gufata ikiganiro ni njyewe wasabye umuntu witwa Murungi Sabe ndamubwira ni ndashaka kuza gukora ikiganiro ku Isimbi ariko nambaye ikanzu arambwira ati okay ngwino dutwike niko kumbona nambaye ikanzu niba mubyibuka iyo kanzu niho haturutse ikibazo nyamukuru ibibazo bibaye aho ngaho ubwo nabonye anyihoreye nanjye ndamworera abantu bibuka tugi Burundi ku gihe cya Bruce Melody ntago navuganaga na Yago twongeye kwiyunga nyuma tubifashijwemo nande n'umuntu witwa Patrick Pazo niyo batwunza aravuga ati mani naga ibi bintu muri gupfa rwose ni ubugoryi mani kutavugana abantu barababonaga mukorana ibiganiro icyo gihe tujya ku Gisenyi kumureba yari muri bya bihe byo kubura amacano n'iki ari ku Gisenyi icyo gihe niba yaranarwaye ntago mbyibuka ko ngiyewe na Pazo twagiye kumureba tumarana yo n'iminsi twamazeyo nk'iminsi nk'ine turi kumwe kabisa turi kumwe nge n'undi mushuti waje twajyanye witwa Tesha nawe sinbizi nimba arahanga nawe kuko icyo gihe twarajyanye tumarana yo iyo minsi yose turi kumwe na Yago
nawe arabizi ibyahavugiwe, nawe arabizi kuko sinanjye njyenyine ubizi. Ibyo tubireke, nashaka ko bijya ku karubanda bizahajya pe, ndabasezeranije mu izina ryanjye Gateka bizahajya. Hanyuma rero umunsi wundi mwibuka twakoze space, icyo gihe ndabyibuka, ubwo twaje kongera duhuza umubano. Icyo gihe aza no kundeba no mu rugo, nari maze iminsi ntoraguye akabebe, ngatoraguye piripiri k'amezi 5, ngatoragura piripiri bakari imbere y'imodoka yanjye. Nyina wakaza kuza nyuma w'imyaka 15. Hanyuma abo bana ndabafata mbazana mu rugo iwanjye. Ubu mwana amajije kugira amezi 10, amaje kugira amezi 10, ajya kuza 11. Uri kumva, namukuye piripiri. Yago niwe muntu wa mbere wangezeho mu rugo, ambwira ngo tugiye gusubukura ibintu by'ibiganiro, ariko tuzajya dukora ibiganiro. Ubwo nimbona wagiye ahandi ubwo tuzajya duhita tubireka. Ariko nge mu by'ukuri kubera ikibazo cya organisation, numvaga ntashaka kwicara ahantu hamwe. Nkeneye abantu ba Yago, nkeneye abantu bo ku Isimbi, nkeneye abantu bo kwerere, nkeneye abantu bo kuri 3D, ndetse n'ayandi macaro nagiye nkoreraho. Abo bantu bose nari mbakeneye kugira ngo bamfashe kubaka iyo organisation, kugira ngo tubone n'ibyangombwa, tubone nyine tugire nyine platform nini. Hanyuma rero tumaje kongera kuvugana, yansanze hano mu rugo. Ndabyibuka ikiganiro twagikoreye hano mu rugo, ngira ngo nacyo kiganiro cya nyuma cyabereye hano mu rugo. Abona nako kabebe, arambwira ati rwose Briane, uyu n'umugisha wawe, gumana akakana ntuzagatange, hari impamvu ari wowe wagatoye, ubwo ubuzima burakomeza. Hanyuma rero nyine sinzi ukuntu ajya bigenza, nyine agera aho ngaho wakarakara. Ubwo niba nyine habaye akantu kokata, niba wakererewe amasaha, niba ibyo mwavuganye bitubahirijwe, ubwo bikaba ikibazo. Nari ndi hano mu rugo napanze na Jihad ari hano, twari dufitanye space yo kuvuga. Nari maze iminsi mbona Brenda ku ma YouTube channel, sinari imuzi pe, sinari muzi, namubonye nkuko mwese mwamubonye. Ndavugana ariko ibi bintu abakobwa bigize ni ibiki byo kuzajya babona umuntu yabaye umustari bikaba ikibazo, bakaza muri social media ntibabivuga bahura, ahubwo bamara kubona batwise bakabona kuza kuri social media. Mbwira Jihad, namugana Jihad, tugomba gukora space tugakliaringa ibi bintu, abastari bacu bakabashyira ku ruhande. Jihad ati nta kibazo. Muri uwo mugoroba twari dufitemo space, ngewe mbakibagabaga. Hari umukobwa witwa Kadete, niba mumuzi, wa Sano, wigeze kuvuga mu nkuru za Sano. Yamamaga akiri muri Amerika. Arambwira ati Briane, wamfashe gushaka appartement. Ndamubwira ni uzashaka appartement za Kibagabaga, haratuje, no nanjye ntuye wirirwa mu kavuyo, ariko na hano hatuje. Ugeze muri izo quartier uratuza. Kubw'amahirwe abona appartement kuva iwanjye kugeraho urengamo igipangu kimwe, kuva ku gipangu cyanjye urengamo igipangu kimwe ukagera ku gipangu Kadete yari yafashemo appartement. Baramamagara barambwira ati Briane, Jihad niwe ukira aho ngaho, ndashaka Kadete n'uyu tugira ko ntabwo tuzagusubira inyuma. Ibintu byose kibazo uhisubicamo byose, mbuze naho nibuhere nkubaza, ariko utararenga aho ngaho nta kibazo. Nyine wabivuze byose ku buryo ngiyewe nuko nari nateguriye kugira ngo mbaze byahise byivanga ngo ndakuri kuvuge, kuko uri kubisobanura neza ku buryo n'ibibazo byanjye byabuze. Kuko ngubu deja byaba ibyo by'uwo mwana simfitiye nkubazaho, kuko isubivuga byose ubiciyemo, byaba ibya Rubavu byose. Ariko ndashaka kugira ngo uhere Kadete ninde uyu Kadete uri kutubwira n'ikindi gati. Kadete rero, yego, Kadete ni umukobwa mwigeze kumva mu biganiro bamuvugamo, witwa Kadete ngo wa Sano. Ndibaza uwo munyamerika umugabo wawe. Hai, komeza. Okay, ya urakoze cyane. Ni uwo nguwo Kadete rero, ni umushuti wacu, ni umushuti wanjye, ni umushuti wa Jihad, ni umushuti wa ba Emmy, ni umushuti nyine wacu muri rusange. So yari ari hano muri vacances. Hanyuma rero yari yafashe appartement ari hirya yo mu rugo. Hanyuma rero icyo gihe yari yatuzaniye amagift. Ndabyibuka yari yanzaniye shokora z'abana, varize yuzuye, afite n'utundi tuntu yari yazaniye Jihad. Icyo gihe rero turi bukore space, aramamagara arambwira ati Briane, nabonye ko mwapositire ko mufite space ngwino hano mu rugo. Icyo Dahana Jihad yaramamagaye arambwira ati se Briane, dufite space turi bukore, ariko hano havutsemo ikibazo. Ndi hano kwa Kadete, hanyure wumva ikibazo gihari. Nahise ntambika n'amaguru ngenda kwa Kadete, nsangayo uno mwana witwa Brenda. Arambwira ati ngewe ninge Brenda, maze iminsi mubona mu binyamakuru. Brenda ari hano uwo munsi wa mbere ndawibuka.
Brenda arambwira ati ni njyewe Brenda, ndamuga numva cyokoza dufite space yo kukuvugaho pe, mbaye mbikubwiye ndabimubwira. Arambwira ati ariko njyewe nubwo murimo muramvugaho ariko nanjye ndi kurengana kuki abantu bari kubona ko ari njye munyamakosa. Ndamubwira nitwe dufite space, nimba hari icyo ufite cyo kuza kubwira abantu gitandukanye nibyo umaze iminsi ukora ku ma YouTube uvuga ngo wataye yisaha sinzi go gusubirayo, uze rwose njyewe ndaguha umwanya uvuga kuko njye nkunda abana, mazi igihe mu bintu by'abana, nzi ububabare bw'umwana, rero njyewe ibintu birimo abana rwose uze ndaguha umwanya. Umwana arambwira ati njyewe mfite amajwi ntigeze nshyira kuri YouTube, ayo majwi yarayanyumvishije. Namubwira okay uze rero ntabwo byari kumpagarikisha gukora space twari twateguye, koko space twarayiteguye. Uwo mwana ndabyibuka yaratubwiye ati njyewe ikindi kandi mfite kikibazo, ahantu nabaga bari kungendaho, Yago sinzi abana gumatumaho bangendaho, rero njyewe mumbabarire mushaka ubyibuze mube mumfashije ahantu nabandi. Mbwira Kadete, ndamubwira ni Kade ufite apartment nini kandi nta mundi muntu muyibanamo, wambabariye ukaburi kumwe n'uno mwana kubonana natwite. Buriya Brenda yazaga mu biganiro muri YouTube umona ntanda afite ariko yarafite inda nkuru. Ndamubwira ni watubabari ukaba umucumbikiye akabaranga uyu mwana bakareka gukomeza kumuyigayigana wakabanza gatuza kubona na social media zamucanganyikishije ntazimenyereye. Iyi mihanda umuntu utayimenyereye igera agacanganyikira ukamucumbikira, sibyo tukabanza tukareba ibi bintu bigana. Kadete ati rwose naze najye kuzana imyenda ye, ndabyibuka yagiye ari nijoro ajya kuzana ibintu bye aza kwa Kadete. Yahavuye ntabwo mbyibuka ko sinongeye kuvugana na Brenda, ariko ndibaza yarahavuye agiye kubyara agiye iwabo. Ayo mezi yose yarari mu rugo rwa Kadete ari umutonzi, nta muntu n'umwe bizwi nanjye na Jihad ndetse na Kadete, sibyo. Hanyuma rero ubwo tuza kuri space, njyewe nkora space nkuko nayiteguye, turavuga iby'abakobwa turabivuga. Hanyuma rero na Zekibina waraza afata time yiwe, arangije amajwi yose mwumvishe y'ibya Yagoye bya Trisamu byo kurongora biki, nibwo uyu mwana yabiplayinze mwese murabyumva. Ndangije nkiva kuri space, umuntu natanga umugabo n'umuntu witwa King Pazo nahamagaye Yago, yahamagaye nako yavuganye Yago, twamuhamagaye live yarari mu Mutara ndabyibuka. Turamubwira ati rero Yago twakoze space ariko ura mukobwa yakinnye amajwi yawe, aravuga ngo ni top shata bombo clat na de bimwe byiwe ibyo birarangira. Ndavuga ntuko ibyo byo nuko nyine ubwo bimenye ati ibyo byo umukobwa mu byihorere nta byadaje tigewe na abantu bagomba kumvuga ati nyine numva biranarangiye mu byukuri. Uwo mwana witwa Brenda sinongeye kumuca iryera, sinongeye kumubona, nongeye kumuvugisha yarabyaye. Mwandikiye message mbonye yapostinze, ndamubaza nti uraho urakomeye? Ati yego ndaho ndakomeye. Umwana arakomeye? Yego. Nyereka umubebe. Anyoherereza agafoto k'umwana. Ndamubwira ni Brenda, you have to be strong, nuzajya ugira ikibazo ubona wenda ari cyo twagufasha nkuko nubundi twabikoze mbere ukaba kwa Kadete, nubundi uzambwire nanjye mfite cyo ngufasha nzagufasha. Nta kindi kintu nongeye kuvugana n'uwo mwana witwa, ayo niyo magambo mperuka kuvugana n'umuntu witwa Brenda. Ntabwo twongeye kugirana communication ihagije ku buryo wenda twazajya tubona umwanya wo kuganira kuri Yago, ku buryo wenda twabona umwanya wo oya, byarangiriye aho. Umubano wanjye nawe warangiriye aho ngaho kuri iyo live niho byarangiriye. Yago nawe urumva byahise bikururuka, bwo noneho nawe nitwongera kuvugana. Ibintu nongeye kumva nabyumvishe ejo bundi nibyutse fashe ibipapuro ndi kujya kwaka amafaranga ya organisation, nibwo nongeye kumva ibintu byinshi birimo ngo amaliste y'abamugambaniye ibiki, wenda ibyo sinzi turaza kubigeraho. Uri kumva nicyo kintu, niwo mwanya nongeye kongera kubyumva. Sinanabitekereza kuko hari hashize like 3 days postinze posti yiwe y'igitaramo, ndamumentioninga ndetse na mentioninga back. Ndavuga ni nibyo nyine King Pazo ari umaze iminsi ambwira ati Briane mbabarira umugura amatike kuko mfite abashyitsi baje bari n'aba diaspora. King Pazo arambwira ati mbabara tuzajye mu gitaramo cy'undi mwana tujye kumushyigikira. Ndamubwira ni nari bimbariza ukuntu amatike ari kugura, icyo genda namubwira ni bagomba kuduha amatike. Pazo ati uzagura itike uzayigurira. Ndamubwira ati nari binyandi kumwe n'aba diaspora mutubwira ukuntu amatike ari kugura n'ahantu twayagurira, tuzagende kwirebera twigire muri Suwejo.
na n'uyu munota nari maze iki kingana gutya abantu banzi ahantu nacurangiye bajya baza kundeba indirimbo yasuwe ejo nge nari nyicuranga kugeza n'uno munota. Okay. Urakoze cyane DJ Briane. So hagataho nge ndahanga nka host ndaza ndahostinga nta kindi buze gukora ntabwo ngiye mfite yaba Briane nta kibazo mfitanye nawe yewe na Yago nta kibazo mfitanye nawe ntacyo ariko nkuko mubizi ngiye mutsasa inzobe atagira umuntu uza kumva ko ntabwo ndi bufate side ndaza hanga icyo nkeneye nuko